umunsi nzuranye n'abavandimwe mbura abavandimwe banjye I will fight for that girl witwa Muheto agire happiness agire kuko happiness ndayizi kid ibintu nabijemo the way my trust guide me muri ibi bintu I will ariko yapa nanjye kuguha ikaze ngushimira wowe udahwema gukurikiranira hafi ibiganiro bya Floriye TV show aho muri hose haba hanze y'u Rwanda mu Rwanda ndakeka muri amahoro inshuti mwese mwakoze subscribe n'abandi mutarayikora kuyikora ni ingenzi. Iyi ni Floriye TV show tugiye kugaruka ku nkuru ya Prince Kid cyangwa se Ishimwe Diodone umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup cyangwa se umuyobozi wa Miss Rwanda akaba ari ushinzwe gutegura Miss Rwanda n'ibikorwa byayo ndetse akaba ari na nyiri Miss Rwanda nk'irushanwa. Prince Kid cyangwa se Ishimwe Diodone akaba umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup nkuko twari tumaze kubivuga ari mu maboko y'ubugenzacyaha ariyo RIB cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha no gucukumbura ibyaha. RIB rero ikaba yarafashe uyu mugabo ikaba imukekaho icyaha cy'ubusambanyi cyangwa se gufata ku ngufu abakobwa bajya muri Miss Rwanda. Tugiye kugaruka rero tudatinze ku byo Muheto yatangaje nyuma y'amajwi yumvikanye we aganira ubwe na Prince Kid ari kumusaba ko bagira uko babigenza. Donc Prince Kid ashaka kumusambanya ariko umukobwa akamubera ibamba. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho mu kanya gato. Of course nkuko twari tumaze kubigarukaho ko tugiye kuza dusesengura byinshi mu bibera muri Miss Rwanda ndetse n'ibyo Muheto yatangaje nyuma yaho amajwi ya Prince Kid abashije kujya hanze. Mbere na mbere reka tubanze dushimire Muheto ko atemeye kuryamana na Prince Kid ubwo yamwemereraga ko buri kimwe cyose azakimukorera kugira ngo abe Miss Rwanda, ariko Muheto agakomeza akamubera ibamba akagumana umwimerere we atari uko yemeye kuryamana na Prince Kid kugira ngo akunde abone iterambere ryose n'ibindi byose abantu babonera muri Miss Rwanda. Amajwi yasohotse hanze naho Prince Kid yarari kumubwira ko akeneye ko basangira cyangwa se bagirana imibonano hanyuma Muheto akazakorerwa byose. Ayo majwi turaza kuyagarukaho mu kanya gato yashyiramo yose muyumve aho bari bagiye i Rubavu mu gikorwa cya Miss Rwanda. Prince Kid yagerageje kumuhamagara ngo amusange muri room hanyuma Muheto aramuhakanira yivuye inyuma ati ibyo sinabikora. Hanyuma Muheto abiganiriza abandi niko guhita bamwota isi yose ikamumenya. Abakobwa bose bo muri Miss Rwanda bo yagerageje guhamagara bakagerageza kubibwirana nk'uwitwa Amanda akaba nawe yaravuze uko byamugendekeye. Abakobwa bose bashize amanga bagerageza kuvuga ibyo Prince Kid agerageza gukorera muri competition ya Miss Rwanda, ari byo turi gukomeza tugarukaho tunashimira Muheto wabashije kubyanga. Uyu Prince Kid kuva Miss Rwanda yabaho n'umuyobozi wayo ni ugena imigendekere ya Miss Rwanda. Nabonye abantu benshi bari kumwiha kuri social media bavuga bati ese burya ntago hatorwa umukobwa umerita ikamba ahubwo hatorwa umukobwa umerita ibyifuzo bya
Prince Kid, abandi bati Prince Kid ujya kwinovora utwana turi munsi ya 18, washatse abakobwa bari hanze batagize n'ikibazo bateje, ahubwo aho kugira ngo ujye mu abana wabaretse bagahatanira ikamba aho kugira ngo babashe kuba bakwitinya bakumva ko imibiri yabo ari izatuma bambara ikamba. Prince Kid uri mu maboko y'ubigenza aha, ikiganiro cye na Muheto nuko cyatangiye. I know you feel it. Uri kuvuga ase ubu ko numva njyewe, to be honest, ndicara numva ko Muheto yagakwiye kuba ubu ngubu ari kuri level yo kuvuga ngo ibyo bambwiye ni ukuri cyangwa se tabuze someone who can say I'm not feeling you. That's when the like, what did you think? It's hard. Ngoje nawe dore ku kazi gusa tarambabaje, ariko nyine ikosa ni ryanjye. Ubundi ko wari umaze imyaka 10 n'ingahe, umaze imyaka like 10 years nkora this kind of beauty pageant, ntabwo ndagera muri circumstance igihe n'umu contestant twumve turi ubundi feelings zanjye zimbwira ko if I like someone I avoid, I'm avoiding instead. So ubundi se Muheto mwizeyemo iki buryo umuwera open to that level, ariko nyine iryo ni ikosa narikoze and I agree. Ariko nanone kuba nakoze ikosa, like kuba nakoze ikosa akahita ngira noneho ari umpenaliza, sinzi niba uri kubicaraho. Wakoze ikosa uwo ariko rero none uri kugupenaliza. Noneho ikindi kirimo Muheto ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane kuko niyo wabimbaza sinabivuga ko that's my life, that's n'akazi kanjye. Ariko ukareba wumve mu mutwe wanjye intambara wararwaniye Muheto since day one. Utamuzi niyo histoire yawe sinari nyizi, uri kumva? Aho ukavuga ngo I will stand to that girl uko bimeze kose. Uyu mwana ngomba kumuha happiness atizabe. Other factors uzihore. Kandi atari uko ntekereza ngo nzaryamana nawe kuko kuryamana kuko I can't imagine, ntabwo nshobora kumva ngo ngiye kuryamana n'umuntu like money. Nashaka kumuha ibyishimo atizabe. Uriya mwana ya fighting for that, so let me so wowe ibyo byishimo umushakaho ntabwo biguhaye. Kandi ikibazo uko atanabiguhaye nyine waguye muri unless ari umukobwa uri smart, ntashobora kumva wenda smartness yaba afite cyangwa ubukuru yaba afite ku buryo ashobora kugira akavuga atari ko ubundi kuko wanalyzinze nk'umuntu mukuru ubona ko it's possible. Ntabwo wavuga ngo waryamanye na Jory uvuye kuri Jory uryamanye na Yesa uvuye kuri Yesa ugiye kuri ibyo byo it's impossible. That's impossible. Ikindi cya kabiri ntabwo if someone are attracted to me or something, njyewe I'm a private person, umuntu muri private. I like my privacy. Muheto akunda privacy cyane,
nubwo twabyuka mu gitondo tukabikora ejo tukabikora nubwo wabishaka uri rwabigwi ntiwabimenya tubana, right? So ngatekereza all those factors why I'm not happy. Ubundi se yanyimiye iki happiness? So compare with someone really attracted to, I wouldn't go that feeling. Okay. Go stay in your, go stay in your lane. No, here, reka mubwize ukuri. Mama siwe nanuhari none ubu ngubu. Like nta kintu gihambaye mfite ubu ngubu nshobora kuvuga. Sibyo? Ubu nsigaranye n'abavandimwe. Mbura abavandimwe banjye. I will fight for that girl witwa Muheto. Agire happiness. Agire kuko happiness ndayizi. Kid, ibintu nabijemo. The way my trust guide me muri ibi bintu. I will. Ariko ibintu byarababaje kandi nzabikora Imana izabimfashemo, nzashoramo ayo nshoboye, nzakora iki, not to attract you, not to do anything, kuko n'ubundi njya ibyo naciyemo nibyo byinshi kurusha kuvuga ngo gukora. Ariko ndabizi hari abantu ese kidi ntarakwandikira, ese kidi ntarakuvugisha, ese kidi ndabizi birwa baranga n'ababikubaza n'abakurikira. Ntukibaza if someone like Muheto adashobora kundwanira ishyaka njye murwanira, adashobora kumpa happiness njye muhaye, adashobora ku yani Muheto nubona in terms of akazi, reka ndeke ubuzima gusa, in terms of akazi my failure will be your failure. Okay. So nase niba adashobora kwicara ngo dushyire hamwe dukore, ejo umuntu araza, imagine umuntu aricara avuga ngo my workmate. But this is a typical umuntu dukorana, not in the office, but umuntu waje muri Miss Rwanda ngo magana nizeye ko mwabonye mu Miss Kid akunze rero uko bigomba kugenda. Ndishobora ko umukobwa azaba successful. Yes, it's fine. Azaba successful. Ariko amahirwe hari nuko you deserve it. Ntabwo nagiye nterure mu tereka hariya na fight zose no uvuga ngo urumva Miss abarimo abantu fight nyinshi. Mwana wakanaka aba nabashyikiye many things, but for me nuko ari umuntu wa fighting for everything. Umuntu araza ukabimenya ko hari umuntu waje akabwira Muheto ngo Muheto gushyira ukicarana na Muheto the whole day, nana kubaza atari ko how about this person, nana ubwo nibyo bavuganye uyu muntu mubana muto. So cyangwa nk'ubu n'urugero ngiye nshobora kuza nkavuga ati Muheto urabizi all those friends n'abashuti banjye, but be careful about this person, he's not good. Nabikubwira to be honest, uje ukambaza ukambwira uti kid uyu muntu ukamamagaye gutya tukabonana Muheto nagukunda sinabikunda, ariko nakubwira ngo Muheto I want to see you there. Ntabwo nshaka kukubona just like ngo agakamba kararanye. Uri no mu bantu nekereza ngo Imana nidufasha tukaguma uko tumeze, tuzakomeza gukorana even after Miss Rwanda. Sinshaka kukubona like dreams zawe ziba limited. Imana izabidufashamo. Ariko nyine ukabona umuntu wo
ukuntu nagufata ntunyumve nabi ntabwo mbona agaciro wamara kuza kuryamana nanjye trust me no ntabwo ari byo mwiza kuryamana n'umuntu ni feelings ushobora no kuryamana nanjye utakamba ntabwo ari byo kuvuga ariko nyine it's very bad ni ijambo ribi I don't feel you I don't feel you rero anyway sinzi ni ijambo wamugana ni ijambo rigize rikomeye Muheto to be honest naragukunze not as a girlfriend boyfriend no handi ukunda umuntu umwana mukunda ibya boyfriend girlfriend ibyo ni ibintu byizana birabyuka bikaza cyangwa nibize ariko n'umwana nishimiye unyura umutima wanjye nkavuga ndakunda kabisa and I will try my level best to make her dreams good dreams at least ndi muri bake nagwa nyine wa mugani we nagwa nyimva mu it's okay it's fine I'm okay ariko how like ngo can you say a weekend na uza ongiye na uza wagiye how tugiye it's fine ngo no akamarizo nkazireba none harukuna umuntu akwavoiding ukabona ko ari kukwavoiding ariko yananiwe kubwira direct ngo can you stop that you get what I'm saying yeah I get you so kandi muhetaranya avoiding in a way nawe ubibona ariko ntago ndi to be honest mbeto nubwo n'abandi fake nawe nyine icyo udashyiramo imiyago ugareka mwavoid like try to think ko his kid mukorana ariko nyine umuntu akakwereka ko that is fine okay it's fine Muheto nkubwiza ukuri sinubwiye mbura abavandimwe banjye sibona ngira bonyine yeah I will fight for you can I think mu bushobozi buke mfite bukeya pe butari na bwinshi ntabwo ngiye kukubwira ibintu byinshi but ni benshi nashaka no kuvuga n'amazina yabo at least ndeba aka kanya navuga ngo George umwe n'abanyarwanda cyane ngo akumva bari ibintu tuvuganye tubivugana yeah George umwe n'abanyarwanda cyane ngo kid sinibona iyo naza kuba tutarahuye ariko I don't know niba when ibyo nibyo mbwiye hari ibindi avuga handi I don't know and I don't care ariko at least my effort iyo nzireba nkavuga ngo okay at least hari icyo zatanze ariko ntabwo nzibagirwa ko Muheto yanyumye happiness Muheto yambwiye ngo don't feel you ariko I love you I'm glad ko bitagira n'ikindi the good thing about it nuko bitaguhindura tu ikintu cyiza I appreciate that no kumindura byo byarampinduye to be honest ariko hari kitahinduka ku giti cyawe it's okay kubera ko n'ubundi nicyo wamugani babasabye ngo stay in the lane mu murongo w'akazi ikitamindukaho ni kimwe nuko nshobora gufata rega Muheto nubwo nakwicara hanga ngavuga okay reka nkora akazi ka Muheto gusa none ahantu bibera bibi nuko wibwira ko for example twicaye tugakora akazi ngavuga ngo ngiye gukora akazi ka Muheto none ibyo nta nubwo byantwara 30% of my time akazi ka Muheto no ni minute ingahe akazi kandi akaba successful abantu akaba miss rwose nsawa yakoze ibintu ariko ngewe icyo nshaka is not that
jewe ndashaka personal growth ikimuteza imbere yazi Muheto no Miss Rwanda ibyo bizakora abantu bazishima bazabona ibiki bikorwa aho ngaho bati cyo ndebe ni personal growth ku buryo umwana nishaka ngo wese ujuri ni yabaye Miss sabana se niba bikorwa biraho ariko personal growth icyo ndebe nicyo ngicyo personal icyo kiri personal so wowe rero yumbwiye ngo stay in your lane gube mu kazi mbashije kubikurikira aho ari byo ngendera shana bikurikira kana nubwo byamvuna byanyorohera cyane and I keep ariko that's not what I want just ndashaka kubona Muheto ndashaka kubona to be honest ndashaka kubona papa wawe mama wawe avuga ngo kandi Amen to that. We will. ngayo nguko hanyuma ibindi byose kuri iyi saga ya Prince Kid n'aba Miss tuzakomeza kubibakurikiranira. Iyi ni Florida TV show na rimwe muzatuburana amakuru. Stay in touch. Nyagasani Imana abarinde cyane.